ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego, umugisha uzana no kwitanga. Bibiliya isobanura neza icyo wunguka iyo wemeye kwegurira ubuzima bwawe mu maboko y'Imana. Icya mbere, ubona amahoro. Rekeraho guhangana n'Imana. Niba uyuzuza nayo, nibwo uzabona amahoro. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Icya kabiri, ubona umudendezo. Mwiha Imana kubwo kugendera mu nzira zayo, nibwo umudendezo wanyu utazashira. Amategeko yayo abakura mu bubata, akabaha kubaho mu mudendezo we. Icya gatatu, ubona imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Ibigeragezo bidatsimburwa n'ibibazo bikurenze biranesheka iyo ubyeguriye Kristo. Ubwo Yosuwa yari agiye kurwana urugamba rukomeye kuruta izindi, Imana yaje kumusanganira, yikubita hasi arayiramya, maze ayegurira imigambi ye. Uko kwitanga niko kwabahaye kunesha utangaje i Yeriko. Bisa n'amayobera. Kunesha biva ku kwishyira mu maboko y'Imana. Kwitanga ntabwo bikugabanyiriza imbaraga, ahubwo bikongerera imbaraga. Iyo wiyeguriye Imana, ntacyo uba ugitinya, kandi ntuba ukeneye kugira ikindi wiyegurira. William Booth washinze umuryango Salvation Army, ingabo z'agakiza, yaravuze ngo ikigero cy'imbaraga z'umuntu uwo ari we wese gipimwa n'aho ageze yiyegurira Imana. Abantu bitanze nibo Imana ikoresha cyane. Imana yahisemo Mariya ngo abe nyina wa Yesu, atari uko azi ubwenge cyane, ko yari akize cyangwa afite uburanga, ahubwo ni uko yari yemeye kwitanga. Ubwo marayika yamusobanuriraga umugambi w'Imana wasaga n'udashoboka, yamusubije atajijinganije ati, dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbeho ukuvuza. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bwashyizwe mu maboko y'Imana. Nuko rero mugandukira Imana. Uburyo buhebuje bwo kubaho. Uko byamera kose, buri wese agira ikintu cyangwa umuntu yiyeguriye. Niba utariyeguriye Imana, uziyegurira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by'abandi. Uziyegurira amafaranga cyangwa ubusharire, ubwoba, kwiyemera kwawe, amarari y'uburyo bwose cyangwa kamere yawe. Waremewe kuramya Imana. Nutayiramya, uziremera ibindi, ibyo bindi ari byo byitwa ibigirwamana. Ufite umudendezo wo kwihitiramo ibyo kwiyegurira, ariko ntabwo ufite umudendezo wo kwirinda ingaruka z'uko uhitamo. Stanley Jones yaravuze ngo iyo utiyeguriye Kristo uba wiyeguriye ubuzima bw'akajagari. Kwitanga si bwo buryo bwiza bwo kubaho, ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Nta yindi nzira uzabona. Ibindi abantu bagerageza bijyana mu mubabaro, kwicuza, kwizanira akaga. Uburyo bwo guhindura Bibiliya bwa King James bwahinduye kwitanga bavuga ngo nibwo buryo bukwiye bwo gukorera Imana. Ubundi buryo bwo guhindura buravuga ngo nibwo buryo bufite ubwenge bwo gukorera Imana. Kwegurira Imana ubuzima bwawe ntabwo ari ubuhubutsi budatekerejweho, ahubwo ni igikorwa kibanzirizwa no gutekereza neza, kigashingira ku bwenge. Nicyo kintu cy'ubugabo n'ubushishozi umuntu ashobora gukoresha ubuzima bwe. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza. Igihe ibyawe byo gushishoza nyakuri bizaba ibyo, uzabwira Imana ngo yego. Bishoboka kugutwara imyaka, ariko amaherezo uzageraho usobanukirwe ko inzitizi ya mbere y'imigisha y'Imana mu buzima bwawe atari abandi, ahubwo ari wowe ubwawe. Kugendera ku bushake bwawe, kwiyemera kwawe, kutagonda ijosi n'imigambi yawe. Ntushobora gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe igihe cyose uzaba wiruka inyuma yawe imigambi. Imana nitangira gukora umurimo ukomeye mu buzima bwawe, icyo nikizaheraho. Nuko rero byose byegurira Imana. Ibyo wicuza bitagenze neza kera, ibibazo byawe by'uyu munsi, ibyo utumbiriye imbere yawe, ibyo utinya mu buzima, ibyo wifuza, intege nke zawe, imico wafashe, ibyakubabaje hamwe n'ibikunanira. Ureke Yesu abe umushoferi w'ubuzima bwawe, umurekurire diregisiyo akujyana aho ashaka. Ntutinye, nta kintu na kimwe Yesu agendesha kijya gikora impanuka.
Iyo Yesu ari we mutware wawe, ibintu byose ushobora kubigenga. Ushobora kuvuga nka Pawulo ngo niteguye gukora byose kandi nshobora kugera kuri byose kubw'uwo umpa imbaraga. Ni ukuvuga ngo mba nihagije iyo ndi mu bushobozi buhebuje bwa Yesu Kristo. Pawulo yatangiye kwitanga ubwo yari mu nzira ajya i Damasiko, agakubitwa hasi n'umucyo mwinshi wamuhumye amaso. Ku bandi Imana ikoresha ubundi buryo bworoheje ngo iduhwiture. Uburyo Imana yakoresha bwose, ntabwo kwitanga ari ibintu umuntu akora rimwe bikaba birangiye. Pawulo yabivuze neza ngo mpora mpfa uko bukeye. Hari umwanya wo kwitanga, nyuma hagatangira akamenyero ko guhora witanga. Bikorwa umunota ku munota kandi bikazamara ubuzima bwose. Ikibazo cy'igitambo kizima ni uko kijya gikururuka kikava ku gicaniro, ku buryo hari ubwo ushobora gukenera kongera kwegurira Imana ubuzima bwawe nk'inshuro 50 ku munsi. Ugomba kubigira umuco wa buri munsi. Yesu yaravuze ngo abantu bashaka kunkurikira bagomba kureka ibyo bakunda. Bagomba kuba biteguye gutanga ubuzima bwabo buri munsi kugira ngo bashobore kunkurikira. Reka nkuburire hakiri kare. Nufata icyemezo cyo kubaho ubuzima bwitanze, icyemezo cyawe kizageragezwa. Rimwe na rimwe bizagusaba gukora ibintu bikubangamiye, ubundi bizaba ari ibintu abantu badashima, ubundi bizagusaba gutanga byinshi, cyangwa bizaba ari imirimo igaragara nk'idashoboka. Kenshi bizagusaba gukora ibitandukanye n'ibyo wifuzaga gukora. Umwe mu bayobozi bakomeye b'Abakristo mu kinyejana cya 20 yabaye Bill Bright, watangije umuryango wa Campus Crusade for Christ. Ubwo abakozi b'uwo muryango bakwiriye hirya no hino mu bihugu byose, terete z'amategeko 4 yo mu mwuka na sinema y'ubuzima bwa Yesu yabonywe n'abantu barenze miliyari 4, abantu barenze miliyoni 150 bakiriye Kristo, bityo bahabwa ubugingo bw'iteka. Rimwe nabajije Bill Bright nti ni irihe banga ryatumye Imana iguha umugisha ungana utyo mu kugukoresha? Yaranshubije ngo nkiri urubyiruko nakoranye isezerano n'Imana. Nabikoze mu buryo bweruye, ndaryandika, ndangije nsinya izina ryanjye munsi yaryo. Yari riteye ritya: kuva uyu munsi kugeza iherezo ry'ubuzima bwanjye nzaba imbata ya Yesu Kristo. Wari wasinya isezerano nk'iryo n'Imana? Cyangwa uracyatera amahane ujya impaka n'Imana ku byo gukoresha ubuzima bwawe uko ubishaka? Uyu ni wo mwanya wawe wo gutanga ubuzima bwawe, ukabwegurira ubuntu, urukundo n'ubwenge by'Imana. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguha umugisha. Dusubire ubutaha.